nazengurutse mu ngo nyinshi ngenda mbyutsa abantu nkoresha na telefone kugira ngo uwo muntu ataducika. Yishe umuturage wari udufitiye akamaro. Mukiye aragenda ajya mu rugo afata impiri araza musanga mu nzira aramukubita mpaka avuye mu mwuka. Nubundi ngiyo yabaga rero avuga ngo ni yazaza ngo naga azagenda atisha umuntu. Ngo mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Burera ngo hafashwe umwicanyi witwa Ndimukiye wari waramaze abantu ibaze nawe. Ngo umusore agize gutya afata impiri cyo dukunze kwita umuturanyi maze ngaragenda asanga mugenzi we yibereye mu muhanda afata yampira arayimubandika kugeza ashize mu mwuka. Ngo amaze kubona kamwisho mwicanyi abaragiye kubitamo bote n'ibisarubeti n'ibindi byene rwose bihisha isura. Abaraturutse ngaturukira mu Bugande ngo maze ageze mu Bugande akajya abwira abaturage bahati mvuye mu Rwanda nisha umuntu ariko numva ninsubira rwose nzongera nkafata impiri nkicundi. Ngabari mu Bugande bakabigira ntayo. None ngo nijoro ageze gutya arazinga nka saa 7 z'ijoro nibwo yarakanagira ikirenge cye mu mudugudu wa Sabukima muri kano karere no muri Kaburera ngaje gusoza umugambi ngo agize gutya arabunguka baragarutse aje kongera kwica undi muntu ariko ngo abaturage bakaba bari basanzwe baryamiye amajanja ko nagaruka none bazahita bamufata ntabyo kumutinya. Abaturage ngo bakimana kumutera imboni rero bahise bavuza karuru abandi bazinga ibitenge n'ibikwembe maze baramutibikana ye baba baramucakiye kubw'amahirwe bakimara kumufata rero ngo baramukanyaga baragota nk'abagotikiye bose Mabini na Deni baramuzinga rwose bamugize kwa mudugudu batiba. Amaze kugera kwa mudugudu witwa Nkundimana Jean Damascene maze na warahuruza ati ururu muze murebe rwose wamwicanye ndamufashe. Abaturage bakigeraho bose bararabibutse nyakwigendera wishwe n'uwo mwicanyi kandi akaba yaranamwisha muziza ubusa dore ko n'abaturage rwose arimo kurira kubera gahinda. Yishe umuturage wari udufitiye akamaro. Mukiye aragenda ajya mu rugo afata impiri araza musanga mu nzira aramukubita mpaka avuye mu mwuka. Nubundi ngiyo yabaga rero avuga ngo ni yazaza ngo naga azagenda atisha. Uyu mwicanyi gakimara gufatwa abamufasha bahise bashima Imana batangira kuririmba bati cyari cyaratuzengereje. Ariko ngo ikibazo cyavutse hari umubyeyi yavuze ko ngo uyu mwicanyi wawe afite amafaranga rero ko isaha ku isaha ashobora kurekurwa. Abandi batubye ngo ibyo ntago bibaho mu Rwanda mu mujyane mufunge mwamufungira mu mazi mwamufungira he ikizemo nuko rwose atazongera kugaruka muri kano gace. Kandi ikindi nongewe bari kuvuga ko bafite amafaranga barahita bamurekuye abaturage binaha bashira nabacaye Imana ntibakongera gushiramo imbaraga zo gufata uwaba yisha umuntu. Abandi batibaye ngo mwana mufunga burundu imfunguzo rwose mukana zijugunya. Izina kandi ngo ry'umwicanyi geragera amaze kubikimenye bose muri kano gace kubera ubugome bwe ngo rwose nta muturage waryamaga ndetse kandi ngo nagari umuntu wenyine yishe ngo n'abandi rwose yishi akagenda rwose yica abantu. Hari abantu bagira imitima ya kinyamaswa ubundi rwose yamara kwica abantu agacika gatibi kashira igihe gitakongera kagaruka. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru yavuze ngo iki? Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru CP Agnes Ngirabakunzi yavuze ko kuba abaturage bamufashe bigaragaza ikimenyetso cyiza cy'ubufatanye hagati y'abaturage ndetse n'inzego z'umutekano ndetse kandi ashimira abaturage bagize uruhare mu gufata uyu mwicanyi avuga rwose ko ari byiza kandi ko kutagira amakuru kujya ari ikintu cy'ingenzi ndetse ko bigaragaza ko ari ubufatanye bukomeye cyane hagati y'abaturage ndetse n'inzego z'umutekano. Kugeza saa izi ngizi ngo uyu mwicanyi akaba afungiye kuri station ya polisi ya Bungwe mu gihe perezida gikomeje kugira ngo menyekane neza ukuri kubyakekwaho. Uyu mwicanyi wafashwe akaba yitwaga Ndimukiye ngango ko urumva ko yafashwe ndetse gusa akaba ari mu maboko y'inzego z'umutekano ariko urumva ko abantu bagira imitima kinyamaswa mbabwira ni Karagace Mini Obitime News naho ngira cyari mwinyabare nk'ibisanzwe kora subscribe n'imbaraga mugize kuri iyi chaîne. Ciao Obitime News.